Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mukunda Intare Official. Turongeye turagarutse, tubazaniye amakuru. Ni amakuru agezweho, ndetse mu by'ukuri atariho ivumbi nk'uko bisanzwe. Twababwiye ko tugomba kujya tubagezaho amakuru agezweho, yego, ndetse tukababwira situation uko iba ihagaze muri axe zose. Amakuru ahari ni ayahe? General Gasita ubu tuvugana ni generali wa FRDC, general de brigade Gasita, ubu ngubu ari mu nama, ubu tuvugana ari mu nama i Bujumbura. Icyamujyanye ni ikihe? Turaje byose tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma tugiye kugaruka iwarikare mama 23 intare za Saramage nk'uko bazita, bamaze kuba bashyira ibirindiro bishya muri axe, zimwe zitari zisanzwe. Bashyize ibirindiro ibindi no kuvuga ngo bashinze ibirindiro bishya. Babishinze hehe? Tugiye kubigarukaho. Hanyuma tugiye kugenda tugaruke muri axe. Ntabwo ndaza kuba ndi njyenyine nk'uko muri kubibona, ndaza kuba ndi hamwe na Clever Bemba. Ndaza kuba ngaruka ku makuru Clever Bemba yabashije gukurikira, aho ari bugaruke ku ntambara ikaze muri axe ya Minembwe, aho muri ho plateau ingabo z'u Burundi zongeye kugaruka ku bwinshi, zikaba zihari. Turabigarukaho, turagaruka ku bindi bimenyetso by'intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yuko leta ya Kinshasa nyuma yuko Sylvain Ekenge Musa agize ibyo atangaza, intambara yeruye yabashije kugaragara. Byose turaje byose tubivi imuzi n'imuzingo. Hanyuma indege nyinshi zikomeje gusuka abasirikare, turabigarukaho aho ziri kubasuka. Amakuru tuba twabashije kuyashyikira. Hanyuma tuje kugaruka kuri Human Rights Watch. Human Rights Watch ni umuryango ariko byagaragaye muri aka karere yuko wibasira imitwe imwe ukareka iyindi. Gusa wavuze ku bibazo bya FRDC, uvuga kuri M23, uvuga no ku bindi. Turabigarukaho byose donc byose tubive imuzi n'imuzingo. Turaza kuba dusimbuka ido n'ido, donc uvuga ngo buri kantu tugiye kugakoraho noneho mu buryo burambuye. Hanyuma byose tubibabwire, tubabwire uko situation zihagaze. Hanyuma icyo tugusaba ni ikihe? Icyo tugusaba ni ukuba wakora subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa. Byaba byiza like cyangwa j'aime, ushobora kwikandaho, biba bihari. Uzi igifaransa cyangwa icyongereza wabyandika bigakunda. Like cyangwa j'aime birashoboka. Ushobora kuba watanga igitekerezo. Buriya hari ikintu mutazi, buriya commentaire ni nziza cyane. Commentaire ushobora kutubwira uti uburyo mutubwiramo amakuru sibyo, biremewe ku rubuga rwacu, biremewe kabisa, nta kibazo. Kibi ni ugutukana, kuko gutukana si umuco mwiza, si umuco nyarwanda. Buriya umuco nyarwanda iyo tubivuga, hari benshi wenda batabyiyumvisha, ngo mbese none ko muri abakongomani, mbese none umuco nyarwanda bimera. Tuvuga ururimi rw'ikinyarwanda n'umuco dufite ni umuco nyarwanda. Ni ukuvuga ngo niba hari ukuntu imipaka yakaswe, niyo mpamvu mugenda mukabona mu burasirazuba bwa Kongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Rwose nta rundi rurimi bavuga, ni ikinyarwanda. So rero uko byagenda uko ariko kose ururimi rw'ikinyarwanda. Rero niyo mpamvu wowe udukurikiye uko byagenda uko ariko kose uba ugomba kudufasha. Tubyite kudufasha, yego ni nabyo, kuko ni ukuduteza imbere. Ariko nawe amakuru y'ibanze, amakuru y'ingenzi agomba kujya kugereraho ku gihe. Hanyuma mu nyemerere wenda nze kwakira Clever Bemba kugira ngo twinjirane mu makuru. Ntabwo nshaka ko nyinjiramo njyenyine, tugiye kugenda. Gusa wenda icyo nshobora kubabwira, ushobora kutwandikira kuri ushaka kugira ngo tubane ku mbuga zacu. Gusa imbuga zacu tubwira aho uherereye, yego, aho ukomoka. Byaba byiza cyane ubitubwiye, tukagushyira ku mbuga zacu za WhatsApp. Ushobora kutwandikira ukoresheje nimero ya 079 610 0766. Iyo ni imwe. Hanyuma ushobora kuba ukeneye wenda ukavuga uti nimero ya Clever Bemba ni iyi. Nimero ya Clever Bemba ushobora kumwandikira kuri 079 82 58 830.
nabwo hanyuma nta kibazo. Hanyuma ku nimero dukoresha yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo birashoboka, ushobora nabwo none naho kutwandikira ntacyo byaba bitwaye, siritu ku bari muri Kongo hari ukuntu bandika nimero wajya kubona ukabona nimero ari inyarwanda bikakugora. So turi muri Kongo urayihamagara apere normale nta kibazo, cyangwa se ukaba wayandikira message iratambuka ukayandika uri nko muri Kongo ni 0856619067. ubwo iyi ngiyo nayo ushobora kutwandikira isaha yose ukaduhamagara uri muri Kongo, kuri mwebwe mudukurikira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri 0856198 niyo nimero dukoresha hano tuba turiho. Uramutse unashaka kuba wagira ibyo tubaza nta kibazo, tuba turi hamwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Hanyuma wenda reka twihutishe wenda ikiganiro cyacu twe kuryongora, hanyuma twakire Clever Bemba. turakoresha iyakure, ntabwo turakoresha indeba kure, hanyuma tubane muri iki kiganiro twinjiranemo. Yamaze kuba agera ku murongo wa telefone, turi hamwe ku murongo wa telefone. Bwana Clever Bemba bimeze bite? Bimeze neza, turashimira Imana, turakomeye, nta kibazo, ntacyo dushinja Uwiteka rwose. Yes, ndakeka ko wenda byibuze abakunzi bacu bari kumva twamaze kuba tugera mu kiganiro, tugiye kuba twinjira muri akise nyinshi, tugiye kugera ku birindiro bishya byo muri teritwari ya Walikale byo M23, noneho bivugika ko yamaze kubyubaka, yabyubatse iranabikomeza. Tugiye kubigarukaho tubivuge. Navuga ko wenda ari birindiro nyuma yo kurwana n'ingabo za FARDC ndetse bakanazitsinda, baje gushyira ibirindiro byabo ndetse ngo binahamye, ibirindiro baje kubishyira muri axe ya Kaliki. Turaza kugaruka kuri axe ya Kaliki bashyizemo ngo bigaragara ko nkaho ari eta majoro, tubive imuzi n'imuzingo, hanyuma tuze kwinjira mu zindi pointi zigiye zitandukanye turi buganireho. Hanyuma wenda dutangiye kuri iyi mirwano, kuko ni imirwano igaragara ndetse n'imyiteguro hirya no hino nk'uko byumvikana. Dutangiye kuri iyi mirwano yo muri Walikale, weho wabashije kuba ubikurikirana, hoze mbona ubikurikirana cyane uganira n'imboni zacu ziri hariya. Situation imeze ute Kaliki nyuma yo kuhirukana ingabo za leta ya Kinshasa? Ubu ngubu bimeze bite? Ese imirwano yakomeje cyangwa se yaba yahagaze? muri teritwari ya Walikale, muri Walikale, yego, muri Walikale, muri groupement wa Lwayungu. Yego, ni imirwano n'ubundi yatangiye ejo bundi. Urabizi yuko intare za Sarambwe zari zamaze kwinjira hariya, ariko haza kuba ikintu cyo nakwita ngo ni imbaraga n'ubundi kuri FARDC na Wazalendo. Intare za Sarambwe ntizahita ziyafata. Mu masaha 9 nijoro rero niho intare za Sarambwe n'ubundi zabashije kwigarura kariya gace. Ubona ko ari agace navuga ka strategique kuri FARDC ndetse no kuri Wazalendo. Yatumye intare za Sarambwe ziza zikoresha imbunda ziremereye rwose, mu buryo bizudoke za zindi ziremereye. Uburyo abakubise barabarasa barabagira, byagiye kugera mu masaha 12 za mu gitondo intare za Sarambwe zamaze kubakuramo, zihita zihamagaza n'abaturage. Barababwira bati abaturage mwese nimuhunguke, nimugaruke mu byanyu. Ariko ukabona ko ari ahantu n'ubundi ba Wazalendo na FARDC bari bakoze ibintu by'amapiyaje. Urabizi yuko mbere yo kugira ngo babashe kuva mu gace baramanza bagakora amapiyaje. Byatumye intare za Sarambwe rero zinabakurikira, zigenda zibaka mu byo bibye, ingutiya z'abagore, amasahani, amabase, amajerekani, za matera, ibiringiti, amashuka, amavarisi, ku buryo intare za Sarambwe zaje zikora depo hariya Kaliki. Ziravuga ati abaturage muze muri bantu baze
bashaka ibintu byabo, ati ntihagire uwiba icyundi, ariko muze mushake ibyanyu. Banahita bahashyira n'ibindi birindiro biremereye ku buryo ubona ko nabo bahashyize renforcement, ariko ubona ko ari renforcement n'ubundi zishaka kugira ngo zikomeze zipenetra ziri kwinjira muri Walikale, kuko ubona ko intare za Sarambwe ntabwo zirabasha guceceka. ntago zibasha guceceka, birumvikana kubera ko wenda ni agace ndetse n'imirwano iragaragaza ko muri axe hafi ya zose imirwano ishobora kuba iri yanatangiye, ariko wenda ahangaha dusa nkaho wenda twirukanse tugasa nk'abahavuye. hari amakuru akomeje kutugeraho, ni menshi buriya, wenda kuba abakunzi bacu kubabwira situation uko iba imeze ido n'ido buri kimwe ku kindi, wenda bashobora kuvuga bati byadufata umwanya muremure, gusa abo tubana basanzwe babizi, basanzwe bazi uko tubagezaho amakuru, uburyo tubagezaho. Hanyuma wenda nyemerera duse nk'abingiye mu Minembwe, amakuru wenda nani Machachari, nuko duhita tugenda ngo tujye Akariki. N'ubundi biravugwa ngo nani secrétaire administratif wa groupement ya Walo wa Yungu bamwita Basika Bwira Toma, nawe wari uri ku ruhande rwa guverinoma ya Kinshasa ndetse na Wazalendo, nguko yahise yitura muri M23. Reka musubiremo na administrateur secrétaire administratif wa groupement ya Walo wa Yungu witwa Basika Bwira Toma, yahise yitura muri M23. Yanavuze ko abaturage bari bakomeje guhunga ari benshi kubera imbunda ziremereye zumvikanye za M23 Alliance Fleuve Congo. Akavuga ko FARDC na Wazalendo ntacyo bakora kugira ngo babashe gusubiza M23, akabona yuko nakara gace n'ubundi M23 itazongera gusubira inyuma nka kwa kundi, ahubwo we ahitamo kuza hakiri imbere mu byatangaje, anabwira abaturage bari muri groupement Walo wa Yungu ko nabo bashobora kuza bakajya kwifatanya n'intare. Urumva ko ntabwo byoroshye niba umuyobozi, kuko ubundi dusanzwe tuzi nk'ababaye muri Congo, iyo bavuze SECAD cyangwa secrétaire administratif, yaba chefferie, yaba groupement, yaba kera yaba amaposte d'encadrement administratif nk'uko kera bayitaga, buriya niho ubuyobozi buba buri. Ni ukuvuga ngo umwami nawe aba yabyemeye, kuko ni ukuvuga ngo groupement yose iba yamaze kuba tombe noneho mu buryo bugaragara. Bishatse kuvuga ko ya makuru mabi abavugwa kuri M23 abasa nk'aho agiye kugabanyuka, kuko bariya bagira uruhare runini mu gutanga kote mbi ku cyama bitewe n'ababa babarinze, kandi birumvikana. Ubu ngubu twavuga ko Walikale ubwayo, twavuga ko groupement ya Walo wa Yungu en general yabaye tombe, kuko umuyobozi wayo yabashije kugira ate kuba yiripotinga, yamaze kwiripotinga juste rero yamaze kwiripotinga. Noneho wenda uranyumva? Ndakumva neza. Hariya n'ubundi hari akandi gace n'ubundi ubona ko hari niba ari abaturage baturukagamo n'ubundi bari kuza, bamwe bakaza bakavuga ati ngo twebwe twarafashwe matekwa na za Wazalendo na za FARDC, ati rwose mutwihanganire, ati twebwe nta kundi ko twabaga twabigenza uretse kwishyira hamwe n'aba bantu, noneho tukareba ko twagirana n'abaturage nabo bari batuye muri biriya bice bita za ni muri zindi village ziri hariya hafi ya za Kasika, nabo bagiye babona ukuntu nare muri secteur wa Nyanga, nabo bagashakisha uburyo ko bakwikuramo akabo karenge n'ubundi bakaza mu gice kirimo M23. So wenda reka aha tuhave, tugiye turaba n'ubundi drone yacu urabizi ko ihari. Ndakeka ko mu kanya mwe murimo muvugana ariko kubwira ati turaruhutse, ati mu kanya turiryamiye, ati hano ati aduye yageze kure. Siko yakubwiraga uko ibyo ari byo byose, wenda abakunzi bacu bashobora kubyumva, yarimo akubwira ko bageze kure.
bamaze kumbwira ko bamurengeje ahantu bita muri village ya Kangati na za Ngenge, ati aduyi nibo bamaze kumurenda za Ngenge na za Kangati. Yes, ubwo niwo mwanya baba babonye wo kuruhuka. Hanyuma nyemerera tuhave duse n'abahavuye dusimbukire Iminembwe. Ubwo twari dutangiriye Warikare kuko mu kanya nahoze mbona ibinyamakuru byinshi bitangiye kwandika Warikare, ndavuze nti reka bariho dutangirira tugira icyo tuhavuga kuko buriya Warikare ni ikigega gikomeye. Warikare ni ikigega gikomeye cyane, ndavuga nti reka abariho dutangirira. Hanyuma nyemerera tujye muri Minembwe. Muri Minembwe abarundi ngo bakomeje ngo kwiyongera ku rwego rudasanzwe. Mbemwa aba barundi bite byabo? Aba barundi nabo baje kwiyahura, nabo urabizi yuko akenshi nyavuga ngo ni ukwiyahura kandi ugasanga ko bihurana no kwiyahura. Ariko hano wenda nayo babwire yuko abarundi baje ari beza ariko barakubitwa, abandi barasahura. Ubundi wenda reka mbibabwire, mpemereza umwanya usesuye mbibabwire uburyo nabibateguriye. Umwanya ni uwawe bwana Bwenge. Yego, ngo abasirikare b'Uburundi basanzwe bakorera mu nce za Ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo basahuye mu ngo, abandi barahigirwa mu ngo z'abaturage, abandi basiga ubuzima. Ni mu duce tubiri twa Irango ry'abo kwa Kuzi n'iry'Abasama. Mu Basama. Doke ni mu Irango cyangwa mu Irembo, iry'Abasama n'iry'Abakwakuzi. Iyi mihana yombi, doke imihana ya Rango yasahuwemo n'ingabo z'Uburundi iri mu ntera ngufi cyane uvuye ku Mungeti na Murambya. Ni imihana ituwe, doke ni insisiro zituwe yombi n'Abanyamurenge gusa. Amakuru avuga ko ahereje kuwa kabiri tariki ya 19 kugeza kuri muri kino gitondo cyo ku itariki ya 20 ukwezi kwa 8 2025 nibwo abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure basahuye kandi bagasahura abaturage bahatuye n'abari baremuye bari kuva mu masoko. Urabyumva? Ubuhamya twagiye bugera ku Intare Official wahawe kugira ngo habayeho ejo kuwa kabiri igihe cya 8 z'amanywa abasirikari b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure n'abazalendo. Abazalendo bo bari bake, barimo batambuka berekeza za Gatanga, ubwo bagera ku murambi wo kwirango ryo kw'Abakwakuzi n'iry'Abasama. Basanga abantu benshi bava ku isoko bahita babarasa. Barasha abaturage. Ubwo ni ingabo z'Uburundi. Ingabo z'Uburundi n'imbonerakure nazo urazizi ko ari indundi n'abazalendo. Donc urabizi ko abazalendo bo muri Burundi ari imbonerakure. Yego. Barongera bati bari bavuye ku isoko bakiraswaho, bamwe bahise bata ibyabo bari bikoreye barahunga, abaturage barahunga, abasirikari barabapiya berekeza no mu mazu yo muri ayo mihana nayo barayisahura, barayeza. Abanyamurenge baho ngaho nibo babitangazaga bavuga ibyo byabayeho. Nk'uko aya makuru akomeza agera ku Intare Official, nibwo buryo bapiye amazu birimo n'ibikoresho by'amazu, ibisaswa, urabyumva, amasahani n'ibindi. Doke nabo baje nk'abandi bajyanye ibisaswa, amasahani n'ibindi, za matera, ibiringiti, amashuka. babaye amabandi kabisa, ni amabandi atereye aho, nta ibisaswa n'amasafuriya. Ndetse kandi ngo n'izo ngabo zajanye n'ibitungwa bimwe, harimo ihene, intama, ingurube, amabata, amadendo, inkoko, amapanya. Ngo ibi bikaba byongera kuzana umwuka mubi hagati y'abaturiye ibi bice n'ingabo z'Uburundi zikorana bya hafi na FARDC na FDL na Wazalendo bari barimo. Yego. Hagati ubu ngubu umutekano ukomeje
ikomeje kuzamba ku ndondo ya Bijombo ndetse no ku nkengero zayo, kuko abasirikare b'u Burundi bakomeje kuhiyongera. Abasirikare b'u Burundi bakomeje kwiyongera muri izo axe, ndetse n'ibyo bikorwa ubwo niko nabivuga, n'ibikorwa bitari byiza biri kubaranga. Abakunzi bacu mu byumve, ntabwo ingabo z'u Burundi ziri kurwana ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo ziri kwitwara neza, ziri gusarura abaturage. Ntabwo ibyo, niba ariko amakuru atubwira, ntabwo ibyo ngibyo dushobora kubisimbuka, byumvikane neza cyane. Hanyuma wenda sinzi niba hari ikindi wenda dushobora kurenzaho kuri ibyo. Hano rero hari ibindi n'ubundi bigikomeje, kuko navuye hariya za Ndondo nkomeza ndi kwerekeza za Rugezi. Naho hari amakuru ahavugwa hariya za Rugezi, nagiraga ngo nayo tuyabwire abakunzi bacu. Ayo hari amakunzi rero bamaze kumereza hariya za Rugezi. Reka nyihutishe. Ihuriro rya Wazalendo rirwana ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryateye ibisasu byinshi muri Rugezi. Urabyumva? Ni mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa komine ya Minembwe, hagenzurwa na Twirwaneho na M23. Kuri uyu wa gatatu, sibyo? Yego. Ku itariki 20 n'ejo ku gicamunsi cy'ejo kuwa kabiri tariki 19, Wazalendo nibwo bateye ibindi bisasu mu duce twa Rugezi, ariko ntihagira byibasira. Ukumva? Hano bagakomeza ngo ku musozi wa Nyakirango hatewe ibisasu. Usibye mu masasu yumvikanye muri turiya duce, nta kindi yahungabanyije, ndetse n'amakuru agaragaza ko uruhande rwa Wazalendo rwayarasaga byarangiye basubiranyemo ubwabo. Ntawamenya icyo bari gupfa, kuko ngo bateraga ibisasu ariko baza nabo kongera kurasana, ndetse Wazalendo barabiri. Ubwo none bari bapfuye iki niba wabikurikiranye neza? Ngo bari bapfuye ihene. Zo bari basahuye. Ntabwo bari n'ihene nyinshi, ni ihene imwe. Ihene imwe niyo bapfuye ariko none bararasana. Yes, urumva ni hano bagakomeza ngo urumva ko nabo nyine sinzi uko umuntu yabavuga bapfuye ihene imwe bararasana. Ngo Rugezi n'inkengero zayo ubu biragenzurwa na Twirwaneho na M23, ubwo baje nabo bakabasubiza inyuma. Abyumva? Ariko ngo bari bagiye kubona usada y'ingabo z'u Burundi na Wazalendo na FDLR, ngo nabo baza kugwa muri ambuscade ya M23 na Twirwaneho. Twirwaneho niyo ifite rino zina ngo ni MRDP. Niyo MRDP. Twirwaneho niryo shako ryabo. Yego. Ibyo bikorwa byabo muri Rugezi na Minembwe, ndetse byashatse kongera kwerekeza za Mikeke, nabo baza kugwa mu yindi ambuscade ya MRDP. Gusa ikibazo kimwe kigaragara ni icyo kubura umunyu, urumva? Yego. Amasabuni, amavuta na karibira, kuko byatwawe n'uko ingabo za FARDC na Wazalendo zafunze umuhanda wo kwa Murima uhuza Minembwe n'ibice bya Baraka na Fizi ku izone. Abaturage baravuga ati ngo ku bijyanye n'umutekano ngo M23 na MRDP Twirwaneho bari kubacungira umutekano, kuko bari gusubizayo izo za Wazalendo n'izo za FARDC nabo bandi. Ngo ikibazo bafite ni kimwe, kuko ngo hariya ngo kwa Murima FARDC yabafungiye umuhanda. Yego. Yes, urakoze cyane. Wenda urumva ni inkuru, navuga ko ari inkuru ndende zikomeje kugenda zivugwa muri ibyo bice. Nyemerera wenda mu buryo wenda busentetije, tugerageze wenda duse n'abasimbukira kuri axe ziba zigiye zitandukanye, ziba ziri kuvugwamo wenda nk'imirwano. Niba
wenda byibuze abakunzi bacu wenda kugira ngo babyumve. Imirwano ikomeje kubera muri axe nyinshi, mwabibonye mu itangazo ryatanzwe, mwagiye mubibona mu itangazo. Ni amatangazo abiri asa nkaho yahuriranye, rya leta rya FRDC yewe irya M23, bose ukabona bose baranditse, banditse amagambo atagize, bamwe bashinja abandi, ariko mu kuri guhari nuko bose bagiye bahurira mu duce tumwe twagiye tuberamo imirwano. Gusa igihari wenda dushobora kuvuga nuko M23 ivuga ko yagabweho igitero, FRDC ikavuga ko yagabweho igitero, ukaba wabona ko gusa muri ibi ngibi uduce two M23 yigaruriye nitwo navuga wenda ikirimo. Bwana Bemba, uranyumva neza? Ndakumva. Yes, nyemerera wenda duse n'abasimbukira mu by'ukuri ku bimenyetso. Hari ibimenyetso bigenda byigaragaza, ukabona hari ibimenyetso biri kugaragara bitewe n'urugamba cyangwa se n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Ibimenyetso biba bigaragara bikagaragarira mu mpande hafi ya zose, ukabona ibikorwa bimwe na bimwe, ndetse hari wenda nk'ibyagaragaye mu matangazo cyangwa iki n'ibitangazamakuru biba byanditse, ariko nkatwe ubwacu ibyo tuba twikurikiraniye nk'abari kuri tele, tutitaye wenda ibyo abandi baba banditse, twebwe ubwacu tuba twabonye. Uretse ibyo twabonye, tuba twifitiye drone zacu ziba zihatubereye. Hari ibimenyetso bikomeje kugaragara mu by'ukuri yuko leta ya Kinshasa yo ishaka ko urugamba rukomeza, cyane cyane wenda nk'urugero, wenda M23 yagiye yavuze ngo indege ngo ziri gusuka. Amakuru waba ubifiteho ni ayahe? Icyambere nuko ari indege yavuye Kisangani iraza igwa ku kibuga cy'indege cya hariya Nusa. Hariya cya kibuga cy'indege kiri hariya Walikale, ni ikibuga cy'indege cya ubwo bagita Kigoma. Ikibuga cy'indege cya Kigoma. Icyo ni ikimenyetso cya mbere, kuko bavuga ko cyazanye ari urudege bajya bita ngo ni tolerance zero. Urwo rudege rwa tolerance zero nirwo rwazanye abasirikare 350 bavana Kisangani kugira ngo baze kwihuta, babazana hariya Walikale, ndetse bamaze kubazana Walikale bahita bacamo ibice bibiri, bafatanwe baberekeza muri axe ya Pinga, abandi babohereza muri axe ya Kibu. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko imirwano igiye kuba ku ruhande rwa leta. Hakiyongeyeho na bya bindi twabonye, niba ari minisitiri w'iki, niba ari umutekano, niba ari n'uw'iki, yavuze ko bagiye kwata Guy Kabo mu mandi ya vita, yavuze ko ngo agiye kurwana, ngo niryo tegeko yatanze. Yego, noneho hakiyongeraho ko ubona ko M23 nayo yavuye mu bice irimo, yegera imbere kugira ngo abazava Kibu iri gusanganira babandi baturutse Kibu. Yego, ibyo ni ibigaragaza ko nta rindi mirwano. Babandi bari hariya za Walikale baje hariya za Pinga, M23 nayo yakomeje kohereza abandi n'ibikoresho, bamwe ari guturuka za Rusamambu, abandi bakava hariya za Gacuta na za Mweso, bakamanuka kugira ngo bajye gusanganira babandi bari kuva za Pinga. Ibyo ni ibimenyetso by'ubugamba. Hari ikindi kimenyetso nacyo umuntu atananirwa kuvugaho, ni ikimenyetso cy'abasirikari bavuye Kalemi, abandi bava bavuye Kalemi baraza bafata ubwato, abandi bava Bujumbura, nabo ngo hari abambutse ninjoro bo banaje n'amaguna, nubwo baje n'imodoka bari kuva Bujumbura bari kuza Uvira. Abo bose bari kuza ngo bashaka bari kuberekeza muri Plaine de Ruzizi. Muri Plaine de Ruzizi hariya za Gatogota naho intare za Saramwe nazo zamaze kuhashyira ibirindiro bikomeye, ubona ko nabyo bigiye kwativasinga. Icyo ni ikindi kimenyetso. Hejuru muri uri kwerekera muri za Shabunda, hari hafi ya za Nuza, hariya ahandi bavugaga ngo M23 manzi yarahanuye n'ibidrone by'aba FARDC by'abarundi. Nzibira ni muri teritwari ya Shabunda. Ndi kugira ngo ubutari wagera muri Shabunda. Oya, buriya Nzibira y'ubwayo iba muyo bita groupement, ni groupement ya Nzibira, ikaba sheferi yo bita Cinkolobwe. Oya, ni groupement ya Cinkolobwe, ariko kandi igafatana na groupement ya Itombo yo muri buriya ntabwo Nzibira iba muri Walungu. Buriya Nzibira iba muri Shabunda.
narenze ko iri muri Shabundi. Ibyo nanone ukabona ko mama 23 yamaze koherekeza abasirikare n'ubundi nabo basa n'abari kwerekera muri Shabundi. Ikindi kimenyetso ni ibimenyetso ubona ko hari abasirikare hariya muri hafi ya Lac Edouard, ni muri Rubero, yego bari kwikuramo bakagenda ahandi bikwiye mama 23 ikazi ikahajya. None hari n'ikindi wenda ntibagiye kuvugaho, hari ubudifensi buri muri Rubero. Ibyo ni ibimenyetso ngende kuguhereza. Hari ahantu bita Manziya ni hafi uri kwerekera, ni inzira yerekera muri Parike Nationale de Maiko. Aho ngaho intare za Saramwe zamaze kwinjira Manziya, ndetse zinafata bamwe mu bapolisi bari gucungerera aho hafi. Ukumva n'abapolisi nabo bari bapendise, abasirikari bari bahari nabo ngo babatete, ngo bigize ngo n'abatete, nabo barafatwa, abandi bakizwa n'amaguru baragenda. Intare za Saramwe zikomeza kwa divansinga kugeza amagingo anga ntabwo bari bamenya ngo muri Manziya ziri barihe nahe, gusa bakozemo mu operation yo gufata abatete n'abapolisi. Iyo ni ibigaragaza kongera kwagura. So urabona ko ibingibi byo bwabyo nk'uko bivuye imuzi n'umuzingo, urabona ko ni ibimenyetso mu by'ukuri by'intambara bigaragaza yuko hagiye kuba intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta ya Kinshasa igasuka mama 23 nayo ikaramforce ibirindiro byayo. So wenda sinzi tugana wenda nko ku musozo, yitwa uyu muryango wa Human Rights Watch ni umuryango mu by'ukuri uzwiho, nge ntabwo nkufata nk'umuryango uvugisha ukuri kuko buriya urabeshya. Benshi bagiye bavuga ko akoreramo na bamwe mu bakongomani, ndetse mu bakongomani bamwe bakoramo ariko baba barahawe za ruswa. Yemwe na Amnesty International ni ibintu bakora ibintu bimwe na babandi bita ngo naba les experts des Nations Unies, basa nkaho bakora ibintu bimwe. Iyi Human Rights Watch tena yongeye irarikoroza. Human Rights Watch yongeye kurikoroza, s'il vous plaît. Yarikoza iragenda igaragaza yuko muri biriya bice byariya muri Binza hari kwishwa abantu, none ngo hishwe ngo abantu. Noneho nge naje gukurikirana amakuru, basanga abantu bose abapfuye tujiste ariko batishwe na mama 23. Impamvu mama 23 yakoze kiriya kintu cyo kuza kuvuga bati no, twebwe dubanze tuvuze tunagira abaturage bajya mu mirima, nuko ari abaturage binjiraga muri ya mashyamba bamara kugira bakicwa na za Wazalendo n'izo FDL zo ziriho ni nyinshi. Noneho Human Rights Watch urabizi yuko iri nayo iri kuri ruswa ya gisegeti. Reka mbivuge nyewe ntabwo njya ndipfana, ya niko bimeze. Yarayatanze amafaranga yo yarayashoye. Noneho muri kwa kuyashora ni ukuvuga ngo ahubwo bashyiraho abantu bo kujya bica abantu kugira ngo byitirirwe mama 23. Mama 23 nabwira abaturage bati mwa abaturage mwo kugira ngo mujye guhura n'ibibazo bya bariya bagabo, ahubwo mwe muretse kwinjirayo, mwe muretse kujyayo, tumanze twareba ibyo bibazo uko bimeze. Nuko ngo Human Rights Watch yo iriho donc kugira ngo ijye ku nyungu z'agafaranga gisege, turabizi ko abari kuyatanga. Ariko bagiye babicara, baragenda barapanga, bavuga imibare, baragenda bavuga n'aho abantu ngo bagiye bapfira. Gusa wenda ikibazo ariko nibuka ko nanjye ubwanjye ngewe Bemba hari umunsi bigeze kuntangaza bavuga ko napfuye. Ndabizi kabisa, ndabizi wavuzwe ko abantu baragenda bafata n'umurambo, niba ari umurambo niba ari igiti, bacyorosa ibintu by'ibikwembe, barafotora ngo nguriya Bemba haryamye. Sibyo? Ibyo bya Human Rights Watch nayo ishobora kubifata ikagenda ikabitekinika, igafata ingiga z'ibiti n'imitumba hejuru ya ruswa. Ariko abantu bo bagiye bicwa muri Binza, ariko bicwaga na ziriya Rudurunana, FPP, za Mayimaje Teme ndetse na za Wazalendo zari ziri hariya.
ibyo byo hari n'abantu benshi twagiye tuvugana ukumva bavuze nk'umuntu runaka ngo basi ngo sinibiva fulani bari mu waka ukumva niba bamushyize kuri 23 ariko navuga n'umuntu ari kuri sekuro akamba ngo siniba fulani bari mu waka ukumva bo baranabiza abaturage. Ikindi wenda hari nabo bavuze bagiye bapfa bagihari, ayo makuru arahari kuko hari amakuru twamaze kumenya yuko wita Jules Murumba ni umwe mu batanga amakuru kandi akumvikana muri Human Rights Watch. Uriya mugabo arayavuga, bamufashe akorana n'umwe mu ba expert ba Nations Unies. Ni amakuru twamaze kuba tumenya yuko Jules Murumba amazina ajya atanga textuellement agenda akandikwa, agira atya agahimba n'amazina y'abantu bahari bagiye bagaragaza. Uribuka bafata nk'abanyarwanda hano mu mujyi wa Goma babambutsa babacyura iwabo, Jules Murumba yaragiye avuga ko ngo hari abakongomani ngo bambukije ngo barabacyura ngo babajyana ku gahato. Bamwe baramunyomoza barahamagara bavuga bati ntutuvuge, ati twe turaha ntitwigeze dufatwa ntitwigeze tunafungwa. So urumva ko ni ikibazo kugeza amagingo aya navuga ko kitoroshye bwana Bemba. Yego Jules Murumba ubundi igihe cyose yakunze kujya akorana ariko ngo aravuga rikijyana wa muganida ngo niwe utanga ngo lista ngo atanga amazina y'abariho, amazina ashobora guhimba nk'ikizina ukumva avuze nk'uruzina runaka kabisa, ararutanga kandi bakarwandika. So Bemba, dusezere ku bakunzi bacu, ndabona iminota yaturangiranye, wenda tubasezere. kamifurize kugira imana n'amafaranga. Urakoze cyane bwana Bemba. Abakunzi bacu ndetse mu by'ukuri kuba twabanye ni byiza, gusa wenda icyo dushobora gusimbukiraho ku makuru agezweho aka kanya, wenda nka breaking news ziba zigezweho, uretse wenda yewe tuba twabateguriye nk'abari kugenda ari kuvugwa nk'aka kanya, twababwira tuti situation yitwaye itya. Hari inkongi y'umuriro muri Kareji muri essence mu mujyi wa Bukavu, aho inzu zatangiye gushya saa 7:45 kugeza amagingo aya ngaya. Ubu nabwo haracyashya, ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma wenda twavuga ko hari muri commune de la Gombe habonetse imirambo y'abantu bapfuye, bikavugwa ko muri quartier ya Haut Commandement muri direction ya ambassade ya Nations Unies hano Gombe habonetse umurambo w'umuntu wapfuye, kandi dufite amakuru yuko muri ba bantu 700 bo 23 yatanzemwe amazina, abo bose harimo abapfuye benshi, barapfuye burya bari abantu 700 nta nubwo bazapfa kuboneka. Ayo ni amakuru dufite kuba bazagarurwa, ni amahirwe ya Nyagasani benshi bavuye mu mubiri. Wenda twavuga ko ikindi dushobora kubona cyihutirwa ni ikihe, ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagabye igitero muri Lubero mu masaha y'isaa 4. Yego hanyuma bwa bwato bwari busa nk'ubwamanutse Lac Kivu Express, ubwato bukunze kujya hakurya hakurya ku Ijwi, hano hakurya yarwitse ndakeka bo tubara ku rubuga mwabashije kubona video yabwo. Sinzi mu kanya hari abagiye, nge ntabwo nagiyeyo, nagombye kujyaho nkajya kureba uko situation imeze, gusa ntabwo uwo mwanya twawubonye. Na Bemba nawe yari mu zindi axe z'ibutamoso muri za Masisi, ntabwo twabonye ukuntu dusimbukira ngo turebe uko ubwato bwari bwarohamye nuko buri kuvanwamo, biragoye. Hanyuma indi mirwano ikomeye cyane ikaba iri kubera mu gace ko bita Kalungu mu misozi ya Uvira, aho Colonel Ndabagaza na ekipe ye barimo barahangana bikomeye cyane na Wazalendo. Ni ekipe ikomeye cyane, aho nyuma y'imirwano yabereye mu gace ko bita Muhuzi, Runywera, Mirandira, Mutanga ndetse na Cyuya, aho kugeza amagingo yanga y'imirwano iri kubera aho bita Karungu. Yes, kugeza amagingo yanga Wazalendo bo ngo barimo ngo baragaba ibitero, ariko 23 na Colonel Ndabagaza bahagaze neza cyane. So wenda ni ibyo ngibyo dushobora wenda gusa nkaho dusorezaho, wenda twasorezaho
ku nkuru zigezweho kugira ngo tudacikwa, tutajya mu busesenguzi tugacikwa na breaking news ibigezweho. Niyo mpamvu mba ndi kunaga amaso ahangaha kugira ngo ndebe drone zacu niba hari icyo zishobora kuba zitwandikiye, mutaza wenda kubyumva ahandi, kandi tuba turi abambere murabizi ku bijyanye na breaking news. Ubundi twebwe bitugeraho, ubundi abandi bikabajyaho nyuma. Hari abafite ubushobozi bwo kubyihutisha, ariko twebwe tuba turi tayari turi muri l'Eglise Christ Demande. Ibi ngibi ntabwo wenda ni ibintu wenda bidafite n'aho bihuriye, ariko ni abaturage n'ubundi bakomeje kuvuga ikibazo cy'umutekano wabo udakomeje kurindwa. Hanyuma andi makuru nasorezaho ni umugabo bita Kakule Evariste Somo, ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru wemerwa na leta, wasimbuye ni umusimbura wa Peter Chirimwami. Uyu mugabo yaje muri Rubero, ari gutembera muri Rubero. Benshi barimo baravuga bati wa mugabo wishe ntaririrwa, ugeze muri Rubero ute? M23 iri kwigarura utundi duce, waje gukora iki? So uyu mugabo rero kugeza amagingo aya makuru ahari ni uko ari yageze muri Rubero, afite amanama ndetse akaba afite inama na bamwe mu baturage ndetse n'abasirikare, ngo mu buryo bwo kugarura amahoro n'umutekano muri biriya bice, ngo ku buryo ki ngo bishobora kuza. Ariko se abantu mukabyara biba ari ibibazo, ntabwo biba byoroshye. Hanyuma wenda dusoza kugeza amagingo aya ngaya, wenda ukuri kwaba guhari ni uko ubu ngubu icyo dushobora kuvuga, twabashimira nyabuna, mugire mutya mudufashe mukore sharing ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi, ndetse comment. Niba urebye ikiganiro nyabuna gira akantu wandikamo. Arega bundi ushobora kudashobora kugira icyo wandika ugashyiramo udutima, kanda ku dutima turahari twinshi tugira. Hanyuma turadutima n'udushyiramo twinshi bizaba byiza cyane. Niba ntacyo wakwandika, kanda ku dutima nyabona. Ibyo bintu twizere ko wakanze ku dutima. Niba twatangiranye ikiganiro tukaba tukirangizanyije, andika ashyiramo agatima, hanyuma ugira ikintu wandika inyuma. Nta kibazo, ntacyo byaba bitwaye. Andika udutima, ushyiremo udutima twinshi. Mwakoze cyane, turabashimiye kuba twabanye mu ntangiriro kugeza kuba dusoje aya makuru yacu. Ubundi tubararikira amakuru y'umugoroba, ubundi ahanini amakuru y'umugoroba ari amo and casualty report, cyangwa report ya risasi na mageru, niyo tuba turi bubagezeho. Hanyuma tubasezeye tubifuriza kugubwa neza cyane. Murakoze cyane.